Gwiki Sira irindi jana wana. Bamwe nagukurariya kuri 200. Ari ni 200. Igashatu twavunitse. Gwiki Ariko kandi guhita birenze kandi aya mpereza ariko 200 ni menshi jana yo. Ntabwo nagukura nta kibazo bose. Angu hano hafi none ari kumbwira ngo ni muri 300 ya yose. Kwiyereke rihagarareho hejuru sibyo ntari kugenda nirivaho riri ngo rijye imbere cyangwa ngo rijye inyuma rihagara nibura amasegonda 30 ndayabara ndayabara twagiye twagiye yes araguye David araguye ngo muvandi tubwiye ubizi cyane ni nugukora nibyo tudashoboye kugira ngo tubeho kazi ni kazi cyo kiganiro cyagise kuri Radio Rwanda kazi ni kazi ubu ndi umushoferi w'igare provisoire nagize amahirwe ndayibona ubu ndi kugira ngo shakisha ukuntu nabona ayo kwiyandikisha niyandikisha ubundi shake kategori ya B yewe andika 8 urkwandika 8 urkwandika 8 ngo wanditse 8 he 8 David karandike 0 reba yes reka twitegereze Concorde ndabona Concorde ari kuza rwose Concorde ngwino wihuta za wirukanga rwose uyu ni Concorde uri ku gare Concorde Concorde bimeze bite Concorde Gwiki Sira irindi jana wana. Bamwe nagukurariya kuri 200. Ari ni 200. Igashatu twavunitse. Gwiki ariko kandi guhita birenze kandi aya mpereza ariko 200 ni menshi jana yo. Ntabwo nagukura nta kibazo bose. Angu hano hafi none ari kumbwira ngo ni muri 300 ya yose. Je gutwaye neza. Nta kibazo bose. Service bigomba. Ntabwo aje kataka. Ntwaye neza nta kibazo nuko ari kumpenda ngo 300 aba yavunitse akazi aba yavunitse mukomere komera chef komera bana ntabwo wananiwera imifuka 5 yose ni ibice kandi mbona ari imifuka koko rero wabishobora mbora ni mugenzi wanje akabita nuko njye aribwo ngitangira cyoze tubiri dufuka tubiri tw'amakara two nadishobora ariko 5 yo 5 yo ko nibwo ngitangira akazi nkamazemo reka turiho hano duhagarara hano atarakazuba tuve ku kazuba duhagarara hariya hatari akazuba ni umuvandimwe nawe rwose syaje kwishyura ntari bo yakwicomokera ngwino duhagarare hano yitwa Concorde sawa yes reka nongere mbasuhuze bakunze ba Concorde TV show uyu munsi rero ntago bisanzwe ngewe nitwa David mugiye kubana muri iki kiganiro nkanakiyobora ariko imbere ya kamera za Concorde TV show turi kumwe na Concorde yes uyu munsi ntago bisanzwe ndi kumwe n'umunyonzi Hatumimana Concorde ndi kumwe n'umunyonzi Hatumimana Concorde Concorde umeze uti meze neza uri gutangaza iki umva ndashima Imana kabisa ndashima Imana rwose ukora mu koperative mbo kuko yego ngitangira ntago ndajya muri koperative nigo ngitangira ndacyashaka ibyangombwa kugira ngo nemerwe kuba najya muri koperative iki nibwo ngitangira aka kazi nyine k'ubunyonzi
ahubwo abagenzi banjye baranambwiye ngo ntago wari abanyonzi undi ngo umunyonzi ni umuntu ujya kunyonga nyine kunyonga biriya byo kwica atahubwo twe turi abashoferi b'amagare ubwo kuko yego ngitangira uyu mwuga ambabara gato nahumagiye bitewe n'uramugenzi amugenzi nari nkuye uba watwaye cyane ngo kadahenda muzanye hano ku Mukamira uri rwaye truwasa agwaye desa nako chama desa azagwira ryari desa ruto ni rwo rugendo urumva uko biri kose desa nkoreye mu isaa 4 nako saa 3 n'igice kumva nibaboneka ari 5 kugeza nka saa 7 ndaho nabonye igihumbi ese mu mugongo handitse ngwiki mu mugongo wahasoma katurebe wahasoma nta kibazo rwose hasome mugongo wa Concorde handitse soma Mukamira mu BTCS amahinga Nyabihu nimero 60 yero amahinga ni byinshi taxi dukorera ku Mukamira vero taxi vero taxi nyine niyo bita abashoferi b'igare abashoferi dutwara igare izina abanyonzi rwose kenshi ujya wumva ngo muri ba bihugu bigifite igihano cyo kwica ngo umuntu bamunyonze bamuhanishije igihano cyo gupfa ngo bamunyonze Saddam Hussein umvise ko Amerika yamunyonze baramunyonze ubwo rero dukomeje kwitwa ngo turi abanyonzi ubwo byaba bisobanuye ko turi abicanye zina abanyonzi rero turi kuryanga kabisa umushoferi w'igare turi abashoferi b'igare ako kantu kari kuvuga kari kuvuga pe ariko Concorde turashimisha iyo turi kugenda kugira ngo kabona hari umugenzi uri mu nzira tuvuza iyi nzogera kugira ngo ibintu bigende neza ave mu nzira ave mu muhanda atamugonga Concorde tubwire kuva mu gitondo ubu turi aho turi kuri codinga kino kiganiro kiri codinga saa 3:35 maze gukorera angahe ninyavuga harya ntabantegera hariya nitaye nimugoroba ro bakagira ntago bagutega rwose u Rwanda rufite umutekano nizeye ko ntawagira se mbivugera vuga sha sasa rero twe tuvugisha ibimenyetso akagira umva nyavuze akagira ngo umwuga wacu urasuzuguritse urumva ariko ni umwuga wubashywe pe umwuga wubashywe ayo ntabwo ari ayanjye ariko ayo maze gukorera amafare kuva mu gitondo nayo uyu mugenzi duhuye ndi kugenda anyishyuye ibiceri 200 akaba ibihumbi bingahe 2,200 iyo maze gukorera kuva mu gitondo ko nanjye mba nazindutse umugenzi arakumereye nabi twe turi gupfijana ariko ngezaho ndagira turakokoreka nkubaze uzigare bingana iki kuko mukatiye kwitse twinjira turebe isomo ririmo aha ngaha uzigare bingana iki ngo igare ndarizi ku kigero cyawe nyine tubwira uzigare bingana iki ikigero cyose gishoboka igare ndarizi hari ukuntu mbona abashoferi b'igare nanya kuvuga abanyonzi ndavuga toya nta byinshi Concorde yaberera nabi bari hagararaho ritari kugenda ukahagarara nibura nk'amasegonda 30 ntirigwe hageze inyuma gato igare uri hagazeho ritagenda ndi inyuma hageze inyuma igare kugira ngo ndibone neza uribone neza Hega nawe wanduhije wanzanye hano mu gacucu kandi nagomba ritatwemeza egera inyuma gato kandi nagomba kuba nibereye mu muhanda egera inyuma gato ariko nta kibazo umva uyu muntu uri hano ku ruhande aramfasha Concorde atavuga ngo namubeshye kuko tugiye kuri ubumenyi bw'igare afite ubumenyi mfite reka nze gufasha mikrofone shaho gango ndihagarareho egera inyuma gatoya inyuma nanone aho ngaho kwatuma ngo mu ngezi ya Karagomwa oya nagugwamo aho ngaho aho hano Kokoro oui okay ndaje ngufashe mikrofone ikigare ndarizi ku kigero cyanjye yes kwiyereke rihagarareho hejuru
sibyo ntari kugenda utari kugenda nirivaho riri ngo rijya imbere cyangwa ngo rijya inyuma rihagana nibura amasegonda 30 ndayabara ndayabara twagiye twagiye yes 1 second 1 second yewe aha Abala kwemeze tu ubonye hagaze amasegonda ngahe ari nabiri ahagaze nka 3 atatu natako umusegonda kunita yiga ngo pa vongwereke wowe katurebe fasha gutya reka nyewe ndicyaro katurebe pe ariko ushobora guhitugwa nyewe na kongondo twapinze araguye sha nawe natatu byakasi murusha genda murusha reka twongere nawe natatu pe araguye David araguye ngo muvandi tubwiye ubizi cyane nini uyu munyonzi azabimenya kurusha bitewe nuko ari akigakora agakunze uyu jewe umushoferi w'igare none jewe wowe rero niko ntabwo ubuzima buzi agaza ko gare eko gare byanjye rwose ubu ndashaka ngo ndekore mukubita hasi we washaka kongo ntacyo ariko wabibuze kabisa ntacyo nubwo amasegonda 30 ntayashoboye ngenda kurusha uko biri kose oya urandenze ariko nanjye nuko ngitangira bizaza kabisa bivuze ngo nari nyonze mbere yawe koperative nimara kunyemera zanabaye umunyonzi wa nyawe baje tugeze hamwe mu muhanda nanakwamenshi kukurusha shuwa nakwamenshi ariko nanjye biri kuza pe maze gukorera 2200 byanjye 2200 kandi aracyari kare yes reka nkwebaze konkora ikibazo cyanjye cya mbere bisobanuye iki kuba uri umuntu uri hejuru y'imyaka 30 ukaba waza kunyonga igare hari imyaka ntago ibigusiga ko numva ngigare ngo riba rikeneye abantu bakifite amaraso sinzi ibintu byanjyangwa ko n'intozi k'abantu bagomba kunyonga igare aba ari abantu b'abasore bagifite amaraso ashyushye bisobanuye ko umuntu uri hejuru y'imyaka 30 yafata igare akajya kunyonga Yesu urabona amaraso yanjye akonje David imyaka ibigusiga gashaka kwemera imyaka iri kugusiga baye bageze muri 30 gutarandika imyaka ibigusiga ibigenda ariko amaraso yo aracyagenda sibyo imyaka iri kugenda ikajyana n'amaraso amaraso yanjye ntabwo ajya ahagarara cyangwa ni kwa kuvuga nk'ubuzima turimo bwiyisi cyangwa ino ikidutegeka ni ugukora n'ibyo tudashoboye kugira ngo tubeho kazi ni kazi icyo kiganiro cyari kuri Radio Rwanda kazi ni kazi utamu wa kazi ni pesa noso yangu uje kwiba yangu uje kwiba kandi uri umuntu w'umujene imyaka 30 ningahe wagira nubwo imbaraga nyine zazo uri kugenda usatira imyaka 40 imbaraga ari nkeya ariko yangu uje kwiba waza mu muhanda ukanyonga ka umushoferi w'igare reka nkwibarize ugeranyije yo wakoze neza ku munsi ukorera ngahe tujye kwita duko umushahara wawe noti yanjye ya 3 noti yanjye ya 3 iyo byagenze neza njya nyibona wariye nuvangwa yo mba nakuyemo urumva mba nayakuyemo nkayabara kuko natangiye igare atari iryanjye ubu ndi gushima Imana yuko maze kuribona iryanjye ariko rirashaje mwa karashaje ariko nakanje kabe gashaje ariko arakanje akaba kitaba gutera ukora buri munsi no ku cyumweru urakora cyane no ku cyumweru urakora no ku cyumweru ndakora usenga ryari n'ubu ndi gusenga Mana ndagusabye ngo umfashe abagenzi baboneke ku bwinshi ubundi mbonera hasi yo ndatahana n'ubu ndi gusenga nge nsenga buri munsi ubwo tubaze inoti ya 3 tuvuge ku kwezi wabyaga buri munsi wakoze wakoreye 3 ubwo ni 90 iryita 90 yami bare nyine urabizi ko mara yawe ziko mara nyine ari ikibazo ni ikibazo ubwo 90 byaba byagenze neza
ugakorera ijana wenda tuvuge ko wenda byagenze neza hari iminsi bitatu oya ijana ntabwo ndarigezaho da kuko ayo minsi njya nduhuka ndi kumva naniwe ese njya nduhuka ndumvise naniwe urumva ijana ntabwo yaragiramo ariko 90 iyo mbaze ku kwezi ayo mafaranga uko yamanaging ute mu gihe cy'ukwezi kwawe mbo mu rwego rwo kwiteza imbere mfite akamina kimina utanga mangahe mfite kimina mbamo nicyo ku cyumweru ku cyumweru icyumweru uvango uko nakoze mwayene nkabona nibura mbona bitatu bya buri munsi uvango ntangamo umubyizi umwe bitatu bya buri cyumweru icyo kimina ndagifite mukakigabana ute tukakigabana yo dusoje ukwezi wo gupfuye se mukigabana yo musoje ukwezi gupfuye oya icyumweru gipfuye toya turazenguruka ayo turayafata uko kimeze ni ukuvuga ngo mwebwe iyo mufashe amafaranga mutanga buri cyumweru dutanga buri cyumweru tukayaha umunyonzi mugenzi wacu umwe n'urugero nko ku cyumweru uyu hakizaniwe ejo bundi niwe wafashe niwe twayahaye urumva nanjye cya cyumweru gitaha ntabwo urayafata ninjye bazaya ntabwo ndayafata nibo bazayamwe ka kimwe gitaha tuzagushaka utugurire nzakugurira ka soda buriya ugeranyije uwo mugenda muyahereza afata nkangahe ku cyumweru mbo turi abanyonzi 30 ubwo numva ni ukwezi ko cyumweru 30 turi abanyonzi 30 buri kimwe muhemba mu umwe ubwo bivuze ngo umwaka ufa bitatu afata 90 sibyo ra abanyonzi 30 buri wese bitatu none iyo duhereje uwo muntu afata 90 sibyo wafashije ubundi nawe bya bintu biri kukurya mu panta intozi sinzi ibintu biri kurya sinzi ibintu bya biraho ni intozi cyakomezanyije na Concorde chocolate twayimuye ahantu twari turi bitewe n'ibintu byaturyaga dore bikaze cyane munyamakuru hari ahantu hanshyize umva Concorde kugira ngo none ahantu tugeze ni heza pe ahantu tugeze uraza kutumanyere twose ushoboye uraza kutunyereka ndagerageza nabwiye ko yego ngitangira ko ntaramaramo igihe kinini ariko dukeya nzi ndatukwereka koko twari tugeze kubimina kuntu muhemba ndibaza noneho ko umuntu wabonye 90 yego tugiye kumwigisha tuvuga ati umuntu wagabanye 90 tumwigisha 90 yapangira uhe mushinga mbonge ndiheraho wowe nanze ukubwira ko nayafashe ariko nakubwiye ko aka kazi nagatangiye mu kwa 12 k'uyu mwaka ushize 2024 ubwo rero nagize amahirwe nsaba abanyonzi gushaka kuza abashoferi b'amagare bagenzi banjye ntimumfashe rero ngabane mu b'imbere mu kwezi kwa mbere 90 narabifashe 90 narabifashe kuko nzi gusoma ndavuga rero ngomba gushaka akantu nakora ko kwiteza imbere nagiye kwiga amategeko y'umuhanda uhera provisoire gira amahirwe kuko urabona hari umutipe nawe tuziranye ufite imashini yaranyigishije nzi kuyifungura nkamenya ngo nakanda aha ngaha ngafungura nkamenya n'ukuntu najyana kasuri ndavuga nteka njye gukora ku ntuza gukorera kuri mashini ndagenda ndiyandikisha shaka n'igazeti ndasoma amategeko y'umuhanda muku kwezi kwa 3 gushize nakoreye provisoire narayibonye nyikesheje cya kimina tubamo kiduhemba buri cyumweru kwa kundi tutanga buri wese bitatu twise by'umubyizi no tukabiha umushoferi mugenzi wacu nge nicyo nayamajijemo ubwo wakora washatse amategeko y'umuhanda ukora provisoire urashaka kuva ku gare ukajya gutwara boda cyangwa imodoka cyane urashaka gutwara imodoka cyangwa boda uvango urugendo rwanjye uko ruri wa munyamakuru we uzanamfashe nimba nabigezeho tuzanongere duhure twereka abantu ibyo turi kugeraho ubu ndi umushoferi w'igare provisoire nagize amahirwe ndayibona ubu ndi kugira ngo shakishe ukuntu nabona ayo kwiyandikisha niyandikisha ubundi shake kategori ya B ya A ugira ngo nibura nzashake moto
uyu niyo Uve ku gare niyo gahunda mfite ujye gutwara moto. mve ku igare njye ku moto. Mbega urugendo mutangiye rurimo amahwa rurimo ingorane rurimo amahwa ariko none se iyo nakura amaboko mu mifuka ngo nze mu muhanda bemazemo aya mezi 6 mazemo ari kuba 7 ubu hari icyo mba ndageraho ariko ndi gutekereza avuga nti uko biri kose ngiye gushaka ukuntu nakwiga moto. Urugendo nta rugendo mwiyisi wabona rworoshye ntarwo pe ntarwo tugomba kurya twiyushye icyuye niko bimeze. Warakaniye mbese? Narakaniye nta mukino bivuze ngo ufasha 90 wowe wahise utekereza gushaka provisoire muzakorere permis ya moto maze kwiga amategeko y'umuhanda. Harune nawe ushobora gufata 90 akareba ibindi bintu atekereza ariko nicyo watekereje. Naho najyanishije kabisa uko gahunda mfite shaka ngo irigare bizangeze kuri kategori zose zishoboka. None nagira ngo tubwire nizeze imvune ziba muri ako kazi ako ngako ukora. Imvune zambe ku muntu ushoferi w'igare yo tugiye kumwishyura twara tamwishyura 5 bamuga ata wewe sinakwishyura 5 nategana moto. Imvune zibamo nizihe? Imvune hari umuntu utwara wamara kumutwara urabona iyi ntago ari velomoteri cyangwa se nta nubwo ikoresha moteri. Gushatse kuvuga ngo umuntu ufite ibiro byinshi. Yes, moteri ni imbaraga. Ndibuka ari umugore heruka gutwara afite indobo afite ibase irimo inyanya yuzuye inyanya yicara inyuma n'indoba n'ibase ayitereka arayisigatira. Turagenda tugera ahantu hazamutse David nakubeshye pe aho hazamutse naramwinginze nti wambabariye ukavaho ngasunika niba ko ndonga kugutwara tugeze ari imbere nakwishyuya yanjye yari amaye ngahise ari 5 nemukuye byangabo ngiye kumuzana hano kumukamira urumva yayamaye 5 saye urumva nyine ni imvune ariko ntacyo tu urugendo nubwo rukomeye tuzanarurangiza. Ayo mafaranga nayabonye nabonye navunitse. Ubuse kokoro nawe ufite akazi? Mfite akazi ndi umushoferi w'igare. Arana nageze bavuga ngo umuntu utari umukozi wa leta rero ntago bavuga ko afite akazi. Genda yabagiye guhinga mu murima we ntibavuga ko afite akazi. Niyo wabuhembwa 30 ariko uri umukozi wa leta ufite akazi barakuba. None se reka nkubaze ubu ibihumbi byanjye 90 ku kwezi ndabibona kabisa uko nakora kose uko ni mwayene nakoze 3 byanjye ku munsi ndabyibarira ibihumbi 90. Ubu se tuvuge ko nta bakozi ba leta bahembwa munsi yayo. Ako nta kazi abafite akazi ariko weho ntago babara ko ufite akazi. Nosi akazi niki? Akazi ni ikintu ukora kikagira nawe icyo kiguha. Nuvuga ngo nge ndabyuka nkajya mu muhanda n'igare ryanjye rikampa amafaranga nkabasha gutunga umuryango wanjye. Urumva kumva ndi no gushaka ukuntu nagera hehe nagera kuri permis ya moto. Nosi ukumva ntafite akazi. Akazi nakagira icyo kaguha. Tugiye kujya mu tuntu tw'utumanyeri none dusigira abantu bumva ko akazi hari akazi gaciritse gasuzuguritse n'akazi nyine kicyubahiro. Tubagira inama none tujye mu tumanye ngo ubwira utuntu nkorera dukeje. Ndabanza nguha umunyenga. Urabanza umunyenga ariko ningutimba hasi. Oya ntago ugomba kuntima kuko nimyase twaserera. Oya nta twaserera. Tubone zamvune z'abashoferi b'amagare tu. Kandi ikindi tugeze usibye ko hano ntazamuka hari. Tugeze azamuka nta mpamvu yo kuvuga ngo mveho kuko mba nagwa yanjye. Nyine ibyo tugomba kwiyaranje nawe niba turabimenyereye. Amahirwe hano ngiye kukwerekeraho ni mu kibuga. Hano ni mu kibuga. Niyo mahirwe kabisa. Tugiye kugira abantu bumva ko hari akazi gasuzuguritse hari akazi umuntu atakora bitewe nuko agaragara kuko nk'ayo umuntu akubona nakubyibushye avuga ati se muri igare rabyibushya cyangwa nimbada. Noneho ntabwo uzi ukuntu nari naradaze ntarabona aka kazi. Uri warananutse David ndaza kukwereka agafoto kanje
ko mu kwa 9 kuko akazi nakubwiye ko nagatangiye mu kwa 12 ku mwaka ushize 2024 nari naradaze bitewe no kumushomeri ariko kuko leta dukangurira abantu kwihangira imirimo ndavuga nteka nanjye nigire kuko igare naryize kera urumva ndaje nteka nje mu muhanda uyu mubiri ubona mukesha igare ryanjye oye reka none tugira abana inama gato tugiye mu tuntu tw'utumanyeri nanjye twanye ndatukwereka utumanyeri nawe uranyereka wanyemeyeho ngo hari utwuze hari utwonze ngaho twagiye inama ya mbere babwira abantu baca amazi akazi kamwe na kamwe akazi ni icyo ubonyemo urumva akazi ni icyo ubonyemo niba ibyo ukora nta kintu bikwinjiriza ibyo uzabireke sibyo ariko abantu tugomba gukura amaboko mu mifuka tugakora ubu se aruwirirwa ari mu kiyede ari umunyonzi ari undi muntu ujya kumesera abandi bantu imyenda akagira icyo bamwinjiriza na wa undi yirirwa mu rugo aryamye abo bantu bameze kimwe se dukura amaboko mu mifuka dukore akazi ni icyo ubonyemo abumva ko akazi arako muri office ubwo nose reka nkubaze David office reka duhere ku kagari akagari gafite abakozi bangahe 2 3 4 ni 2 oya akagari kagira chief executive w'akagari kakagira sedo kakagira chairman oya bo ntago ari abakozi bahembwa ntago ari abakozi bahembwa Nuvanga akagari kagizwe abakora mu ibyo biro ni agronome w'akagari ni gitifu n'uwitwa sedo bamwe banita agronome cyangwa terambere abo nibo bahembwa none akagari kacu aka kagari kacu gafite abaturage ibihumbi ntago nibuka neza ko birenze 2500 none twese tuzajya mwako kagari ngo tuba abakozi ba leta tuyobora akagari ariko agomba kubaho abahinzi hakabaho abanyonzi bagenzi banje hakabaho abasudira hakabaho ababumba amatafari twese bikagira icyo bitwinjiriza tukiyubakira umuryango tukubaka n'igihugu cyacu ngo akazi ngo abafite akazi ngo n'abakozi ba leta gusa oya akazi ni icyo ukuramo yes reka tujye mutumanyene noneho inama twagirira abantu akazi kose wakora upfa kubonamo income kandi inyuze umutima wawe ihagije ibyawe cyane nta gusuzugura akazi kazi ni kazi bajya bavuga ngo amahirwe aruta amashuri cyane kazi ni kazi cyane ugezeho amahirwe pendo wa kazi ni pesa mwene wa kazi ni pesa twagiye mutumenyere jyayo ndaje ngusangeyo hirya twagiye oya ndayigufasha twagiye hirya katano aho ngaho hagarara aho ngaho subira inyuma gato nakubwiye ngo uhagarare urakomeye sorry imikoro yawe rero naje nyigufashe niyo nayindi kuramira kata hirya mwakora ngo kumweru aka oya kuki urukunze kandi nakubwiye hirya betse nkwereke je navuze ngwino hano imikoro yawe hano iyo mikrofone yinzanire hano okay sawa nawe naho nyishika hano mpagaze uhabonye ibintu bimeze neza hano pariki hano mpagaze nayo mpagaze umva nabonye aho nyishika kata yesa hano aho ngaho rwose yes aha sasa rero kuntu bigiye kugenda hakambere nakagwaye turi haraguru ko guhagarara kuri ku gare amasegonda 30 arananira amasegonda 30 yakunaniye akabi tugiye gukora uzi kuntu ugiye kubigenza tugiye kwandika 8 uzi buryo 8 umeze utuzeru tubiri 8 turawandika duturutse kuri uyu murongo uyu tuze tuwandike kugera kuri uyu apana kugiriya ngo ngiye kwandika 8 ubwo urumva tugomba gukora ku buryo tarenga ipine ryacu rirakatira hano sibyo irindi pine rikatire hano
n'umunani wacu turawandika nabamagaze hano ndi kukureba ajya bandika 8 saa basinze oya ntago twasinze tujye kwandika 8 ndawandikira cyane rwose noneho ukoresha ku buryo bwose bitaza kurenga akarongo naka urabona duhatwihaye akantu kagakare ubwo ni nk'urupapuro tugiye kwandikaho 8 ko mbona ikizamini kikuvunye Davi kari ikizamini kikuvunye kwandika 8 umungumu yewe andika 8 urkwandika 8 urkwandika 8 ubwo wanditse 8 he 8 Davi karandike 0 reba ngwino 8 nkwereke 8 birakunaniye 8 vayo hano ipine rya mbere ritere hano dore ngi ipine rya mbere ryakombye ko ari hagaze sibyo hano deba ko hano kujya gukatira aho uri gukatira bwabumenye buke ipine rya mbere hano yego ipine rya mbere aha ngaha sibyo aha ngaha ubwo uraza gutya sibyo ubwo nituza gutya ubwo urandika gutya uze gutya kwako tutararenga kano karongo uze gutya wandike gutya sibyo wandike gutya sibyo wongere wandike gutya wongere wandike gutya ku bugipine rya mbere razi kagira ute rigasoreza hano ndagukopeje wari wabuze ko nabishushanya simukopeje nta nubwo ndabyu umva ngira rya mbere hano urahaguruka uzukate gutya sibyo ubareka no karongo kuko ni ibintu bishushanyije biragaragara wareba wapima uburebure bw'igare wongere nose urabona igare umuriro kwiramo uyu muntu ura aka kantu ni kanini twagiye kwandika 8 sawa twagiye 8 yewe dore umunyonzi va nkwereke va hano nkwereke yewe bano nkwereke va zeza nano nkwereke wandike umva ndatsinze adukurikiye go umva ndayamanitse pe wewe mfasha hano mfasha hano Davi wowe ufata igare ukagira gutya ukaryicara ugacunga neza ugatera uburyo uri buze guhaguruka sibyo bwako turaza tugakata ubwo tugiye kubanza dukate hariya bwako turapima kwa kakarongo sibyo niba turapima kwa kakarongo tahita dukata hano dukate gutya ubwo uragenda gutya uragira gutya uriyizeho sibyo wandike gutya wandike gutya Davide oyo wamubare wanditse kanga ariko njye ntabwo n'umunyonzi reka none nsubiremo subiramo ntabwo n'umunyonzi reka none nsubiremo igare ryanjye nturisebye ntusebye igare ryanjye ngaho tangira tangira turebe ariko ntagerageje kandi ari umunyonzi wowe umunyonzi ariko yanjye utayimazemo amezi 6 gusa mwe ni menshi twagiye so 8 uri yanditse rimwe reka nkwereke yanditse uzumva ndi kubona woroshye ni rimwe ry'umuntu yakwandika 8 rimwe 2 twagiye 8 yewe urebe urabona genshi baho ngonga ngiye gukata yanditse 11 reka nanjye nabukase handitse 11 nuko wenda agatari gatoya nyine cyetse ukagira gutya vaho nyine ahantu hanini wawandika none wowe se akabona kanatako
Aya Nawanditse. kabiri kose urandenza tu kabiri kose urandenza Nawanditse. Tugiye kwandika undi sibyo? burya imana yanjye Tugiye kwandika undi mubare. David imibare rwose ko mbega imibare Kokoro twagiye. Mikrofone yawe iri kumvikana yego. yes Tugiye kwandika gatandatu. gatandatu ariko ngenda yandikiraho nshaka apana bya bindi byawe wari Oya gatandatu yandikaho ngaho. None sigeze hano hangana gucyo kandi uhetse umugenzi wabigenza ute? Gatandatu. Asuwa gatandatu ndakaturya. Oya. Turafata. Sibyo? Gatandatu. Gatandatu urajya kwandika akantu kameze nk'akazeru. Ubwo ugiye kwiga. Nose ndongera ngaruke. Gatandatu sikuno wayandika ni wayandika gutya. Gatandatu bane wayandika gutya. Nose ndahera he niba ndi hano ndazutya yabicuritse. Yabicuritse. Reba nyine nawe ugomba gatandatu kuno wayashushanyiriza. Umunani washushanyirije ndabibona nubwo byananiye kuwandika. Gatandatu ndi gute. Reba gatandatu kuno wayandika rero. Ubwo wewe sibyo? Ugiye kuza ufata igaye ryawe sibyo? Tugiye kwandika n'ubundi twafashe akantu kavuya ngaka kagera. Sibyo? Ubwo urandika gutya, uraza gutya. Sibyo? Ushaka waza ugahera hano. Sibyo? Uze gutya, sibyo? Ukate gutya, uze wihuta, uhita ukatira hano, ukate nurangiza ufungire hano. Ikabaye gatandatu icuritse. Icuritse gute se ubwo gatandatu Uzi gatandatu ntireba iriya. Iheba he? Gutya. Ireba iburyo. Gatandatu tuyandika gutera? Gutya? Cyangwa ni gutya? Oya nutya. Nutya? Ubwo urahera hariya nyine ukate gutya. Ahubwo nibura umubare umuntu yashobora kwandika ni 9. 9 aho nazenguruka none nkashiraho akandi kamanuye nkagashyira ha ni ukuvuga ngo 9 sibyo nazenguruka nkagaruka none nkamanuka gutya ngatambika 9 yinyandikira ubundi gatandatu n'9 byose kare hanga ariko ndabishyira mu kinini handikira 9 ndazenguruka mo sibyo zeru ndayibonye uko ngezaho narindi ndamanutse urumva noreka ntambike urumva ndatambitse urumva kakarongo gatambitse niko ndaguye yewe kakarongo gatambitse noneho niko ya amasegonda Ariko Kokoro ya amasegonda wambwiye amasegonda 30 mpagaze David uziko nizi gare ngenda nicaye kwiki ngiki Koko twasoje reka twasoje reka dusoze ikiganiro cyacu uri umunyonzi utwara mu muhanda gusa aharinganiye ariko ahantu ho gukata amakoni ho bazakwitonda utazaba kubita hasi kuko ngitangira igera hano kuko gutangira akenshi biravuna hari amakoni naho bazakwitonda utazaba kubita hasi ariko ndetse ubwo mu muhanda ikoni nakatari meze nkaho nkatishije ho kwandika 8 ni none se wagize ngo nujya mu makono umakona ariko nzaba ndi kwiga moto none se niba kwiga moto igare ryo ntago ca mu makono oya mbona najyo ni nka moto na moto nazo ntabwo ari zose moto ica mu makona ni yajesa ntabwo TVS wayici tayicisha musi ntabwo wayicisha ukise ntabwo ikoresha inuza ubwo makona ntitwayiga twaje tuvuga ngo none twara bunuza yesa yaje ca mu makono gusa bitagize akanje n'umugenzi nzajya mbona kuncisha ahantu byasako ko nta muhanda ufite ikoda rimeze gutadafi aja nawe ngombwa kukubise bizamini byawe usibye gutwarira hano ese icharaho ngumunyenga icharaho ngumunyenga mbese icharaho ngumunyenga hanze wo araguye mwabantu icara dore nkuyagiye kuntwara nta nkubita hasi aramvuza ndagutemba ufite mituweli aramvuza sinda abanyonzi taho abashoferi b'amagare ngo tujya taho araguye icara neza ufata mugenzi icara neza nicaye neza yego akanyenga guma hamwe utankubita hasi guma hamwe utankubita hasi
utanga Guma bitahasi hamwe, ibyo biguru byawe kata. we aharinganiyeho urahashoboye wow abona ko ibintu biri kugenda bise koko reka dusoze ikiganiro cacu twaganire byinshi kandi abantu nabo babibonye twakoze ibyo dushoboye twabigishije gusa isomo ririmo hano nta kazi k'umunyagara kazi ni kazi uko waba umeze kose ugomba gukora akazi ukavana amaboko mu mifuka niyo wakira nuza Concorde yavuze ko atwara bitatu ku munsi bitatu byanye njya mbibona niyo wakira 6 zo ku munsi nazo zirabaye ntago bihanye no kwirwa mu rugo ntago bihanye no kuryama mu rugo kabisa ukavuga ngo ndarya utazi niyo biri buve cyangwa se ukajya gutega abantu nijoro ugatera kaci cyangwa se gutera kaci oya zatwara igare ryanjye rimbeshe fata mikrofone neza twasoje kunyonga kuko ibyo nago byakunaniye kokoro umva nta kibazo ariko uvango nkunda kukubwira ngo umunyeshuri wa nyuma abaruta wa muntu utaragiye mu ishuri ko biri kose nubwo kwandika 8 byananiye ariko 9 ryo nagerageje gusa isomo ririmo ahangaha nta kazi k'umunyagara akari ko kose abaduca intege utarebeye ku bantu baduca intege babaca intege bo wapi ugiye gutwara uri inyuma oya ntabyo uzi uburebure bwanjye rwose namwereke ngiye ko nkurenze uburebure bwanjye ntago nageza uburebure bwanjye ntago nagezaho amaguru ngo ni Concorde ko nta kintu ntakiyemeza turebe oya urandenze ko mu bintu byinshi ndakubaha pe ubundi kubona Davide aragiye yicaye inyuma araguye nuko yagiye inyuma ya kamera Davide we yes yaje cyakora uranyemeje kabisa mwambonye ariko urasobanutse ngenda sobanutse kabisa nje byananiye kazi ni kazi kabisa kazi ni kazi utamu wa kazi ni pesa Kokoro turasoje kusoma dukwiye gukuramo nuko nta kazi k'umunyagara twagombye kugira ute guteragirana kaba ikiyede kaba gufurira abantu kaba kunyonga biterwa n'ibyo ushoboye koko dewe yararebye asanga ashoboye kugira ute gutwara igare gusa isomo ririmo kazi ni kazi koko sinzi niba ari ikindi kintu wabwira abantu cyo nabwira abantu in episode ya mbere nabwiye yuko maze kubona provisoire episode ya kabiri tuzaba turi kuri moto namaze kuyibona namaze kubona nzongera mbwire David aze tujye imbere ya kamera bibereke ibintu byose birashoboka upfa gukura amaboko mu mufuka ukiyemeza ariko ukirinda abandi babaca intege hari abo ngitangiye aka kazi k'ubunyonzi araye kumbwa ate se uzabishora uzabigira ute ariko hari umutipe twe tukujya impaka ejo bundi mvuye gukora provisoire yanjye maze kuyibona narayimweretse nawe ubu ari gushaka igare kazi ni kazi utamu wa kazi ni pesa yego reka tubashimire cyane barakoze cyane